mwakomeje kwibona ku bitangazamakuru bitandukanye ino nkuru bayigarukaho y'uwo bita Muyango ndetse n'uwo bita Kimenyi Yves. Uyu ni umugore n'umugabo dusanzwe tuzi mu gihugu cy'u Rwanda, gusa ariko by'umwihariko bakaba ibyamamare bizwi hano mu gihugu cy'u Rwanda, kuko umwe ni umunyamakuru, akaba umwe mu bantu ba hosting ibitaramo bitandukanye, undi akaba yarahoze ari umukinnyi w'umupira w'amaguru. Gusa ariko nubwo benshi bemeza yuko na n'ubu ashobora kuba bikirimo, gusa ariko inkuru y'abangaba dore uko iteye ubu kugeza muri aka kanya byongeye guhindura isura. Ni amakuru mwamaze iminsi mwumva mu minsi yashize bavuga yuko abangaba batakibana, gusa ariko nta kigize kiza kibyemeza cyangwa se kibigaragaza yuko abangaba batakibana, kuko muri bo nta numwe yigize ubitangaza. Gusa ariko bimwe mu bimenyetso bitandukanye ndetse n'ibyongeye kugaragara kuri uyu munsi ni kimwe mu bintu byongeye gutuma abantu bagaruka kuri aba bantu babiri, uyu mugore n'umugabo wo bita Muyango ndetse n'uyu bita Kimenyi. Ubu kugeza muri aka kanya bose bisa nkaho hari ibintu byahindutse, ariko by'umwihariko kuwo bita Muyango Claudine, uno mugore we bisa nkaho byageze ku rundi rwego, kuko kugeza muri aka kanya ntabwo ari gufollowing umugabo we, yewe n'amafoto cyangwa se video bari kumwe zibahuza ubu kuri page y'uyu mugore bita Muyango Claudine nta nimwe ikiriho, byose yamaze kuzikuraho. Gusa ariko mbere yuko twinjira muri iyi nkuru, kanda subscribe ubundi nze tuyigarukeho neza. Ngiye nk'ibisanzwe buri kumva kuri mikoro ni Philox Aime, ibiganiro nk'ibi biryoheye amatwi n'ahandi bisanga ni hano. Gusa ariko nagutindiye ndagira ngo tugaruke kuri iyi nkuru, nk'uko mwakomeje kwibona ku bitangazamakuru bitandukanye, by'umwihariko no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye dukoresha hano mu gihugu cy'u Rwanda, nizo zongeye zizamura ibintu bikomeye cyane, aho bagiye bacekinga muri account y'uwo bita Muyango Claudine, uno mugore wo bita Kimenyi Yves. Ubundi nkwibutsa yuko mu minsi yashize abantu benshi babigarutseho bavuga bati ese ko hari amakuru turi kumva yuko abangaba batakibana cyangwa se bamaze gutandukana. Niyo ni amakuru yavuzwe cyane ndetse na benshi barayatukirwa, ndetse benshi banabagaruka bavuga bati bari kuvuga ibihuha ndetse bari gushaka kuzana inkuru z'ibinyoma. Gusa ariko icyo gihe inkuru zaracicitswe ndetse bisa nkaho bituje, ni nyuma yuko bita Muyango Claudine yagize anniversaire, murabyibuka neza, kuko ayigira yerekeje mu gihugu cy'Ubufaransa, agira n'amahirwe yo gusura ikipe ya PSG. Icyo gihe ari kumwe n'umuhanzi bita Juno Kizigenza, ni bamwe mu bantu bagira ibihe byiza mu Bufaransa ndetse banahuye na ambassadeur w'u Rwanda mu gihugu cy'Ubufaransa. Gusa ariko na anniversaire yari yagize muri ibyo bihe byo kuyishimira, abantu batunguye no kubona uwo bita Kimenyi Yves atigeze amwifuriza isabukuru nziza. Ni kimwe mu bintu byabyukije abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bigarukaho, ndetse havugwa n'amagambo menshi atandukanye atari na meza kuri bo, ndetse benshi batangira kuvuga bati ese ibintu kuva babana kari bwo bwa mbere bibaye, by'umwihariko kuva basezerana kari ibintu by'ibitangaza bibaye ni ibiki. Abantu benshi babigarutseho cyane. Gusa ariko uyu nguyu bita Kimenyi Yves niwe waje kubishyiraho akadomo ndetse anabishyiraho umucyo, avuga yuko iwe bihora ari ibyishimo kuba atamwifurije isabukuru nziza, ari ibintu bitavuga yuko batakiri kumwe. Gusa ariko mu masaha make nibwo twese tubona poste yihuta igaruka ku mugore we, ubwo yari yanditswe no bita Kimenyi avuga ati mugore mwiza ndagukunda n'ibiki kandi happy birthday n'ibindi bitandukanye. Ibyo ni ibintu twiboneye n'amaso yacu, murabyibuka neza. Izo nkuru rero zamaze kuba nini cyane, ndetse hari na benshi batangiye gutangaza inkuru ivuga yuko abangaba batakiri kumwe. Ibyo ntabwo twigize tubitindaho cyane, gusa ariko icyo ngira ngo tugarukeho cy'ingenzi, ibyo byose twamaze kubyumva. Gusa ariko abenshi bavuga yuko baba hafi ya bariya abantu nibo batangiye kuvuga yuko hari amakuru bafite yizewe yuko nubwo bashaka kuba bataratandukanye ariko umubano ushobora kuba utari mwiza. Gusa ariko kuri uyu munsi byongeye guhindura isura, ubwo abantu banyarukiraga kuri page cyangwa se kuri account y'uwo bita Muyango Claudine barebamo mu bana following, barebamo umugabo bita Kimenyi Yves bagakubitwa n'inkuba kuba nta zina rye ririmo. Ubu kugeza muri aka kanya uwo ari gufollowinga gusa ni umwana wabo, uwo bita Miguel Kimenyi. Uyu ni umwana babyaranye, umwana w'umuhungu bafite. Gusa ariko abantu benshi bari kwibaza bati ese ingo z'ibyamamare kare gutya bijya bigenda, usanga benshi bagiye gutandukana ari aha bihera, ugasanga ntawe uri gukurikirana undi, kuko kugeza muri aka kanya Muyango yamaze kubishyira ku rundi rwego. Iyo unyarukiye kuri page uri gusanga nta foto n'imwe cyangwa se video n'imwe ari kumwe n'uwo bita Kimenyi. Benshi banatunguye bakibaza bati se kubagize ubukwe mu myaka ingahe ishize, murabyibuka ni bumwe mu bukwe bwavuzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse bunitabirwa n'ibyamamare bitandukanye. Benshi bari kuvuga bati ese ko nari foto y'ubukwe bwabo bari kumwe turi kubona byagenze bite. Bamwe bagatangira bakavuga bati ashobora kuba ari system ashaka gukoreramo, wenda akaba ari undi murongo ashaka gufata. Gusa ariko benshi bakavuga bati umurongo wese yafata ndetse n'ibyo yahindura byose ntabwo byakuraho yuko ari umugore we bita Kimenyi. Gusa ariko kuri Kimenyi abantu benshi bari kuvuga bati Kimenyi we kugeza muri aka kanya haba ku mufollowing aracyabikora cyangwa se n'amafoto cyangwa se na video ibyo byose bari kumwe biracyariho. Gusa ariko ikindi kintu kigiye guteza urujijo ni kimwe,
hari abatangiye kuvuga inkuru bavuga yuko abangaba imbarutse y'ibingibi murabyibuka uno musore bita Kimenyi Yves, uno mugabo wo bita Muyango yari umukinnyi w'umupira w'amaguru wanyuze mu makipe atandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Murabizi ni umwe mu bakinnyi bari bafite igikundiro gikomeye ndetse anitwara neza mu mikino itandukanye kuko yakinnye mu makipe akomeye cyane. Rero ikipe yabarizwagamo ni ikipe ya AS Do Kigali. Murabyibuka imvune yakuye ku mukino wabahuje na Musanze, ni imwe mu mvune yamusubije inyuma ndetse inamukuraho mu buryo bukomeye cyane kuko murabyibuka yuko ino mvune yagize mbere y'ubukwe bwabo. Rero nyuma y'uko agize ino mvune yagiye mu kiruhuko cy'amezi menshi ndetse aza no gukora ubukwe afite imvune. Murabyibuka babutashye cyangwa se ababashije kubona amavideo y'ubukwe uko byari bimeze, yarimo aragenda acumbagira atameze neza gusa, ariko iyo mvune bisa nkaho ariyo yashyizeho akadomo ku gukina k'uyu musore kuko nyuma y'iyo mvune nta mikino twagiye kumubona yagaragayemo cyangwa se ngo yitabire indi mikino cyangwa se ngo asubire mu ikipe ya AS Do Kigali. Benshi batangiye kubigira impamvu bavuga bati uno mugabo kuba akazi yakoraga karahagaze cyangwa se ibyo yakuragamo amafaranga cyangwa se ibindi bisa nkaho byagiye akadomo ariyo mbarutse yo kuba yarakuruye umwuka mubi hagati we n'umugore we. Benshi batangiye kuvuga bati niyo mpamvu nyamukuru kuko uyu mugore bita Muyango n'umwe mu bantu bazi gushabika cyangwa se umwe mu bagore bazi gushakashaka kuko mwibutsa yuko usibye kuba yaritabiriye Miss Rwanda n'umwe mu bagore bagaragara mu bikorwa bitandukanye byo kwamamaza amakompanyi akomeye habaye ubucuruzi cyangwa se ibindi. Kandi murabyibuka uyu nguyu n'umwe mu bantu ba hosting ibitaramo bitandukanye binitabirwamo n'abahanzi, kandi uyu nguyu n'umwe mu banyamakuru ba Isibo TV. Ibira ni bimwe abantu bavuga bati uyu mugore n'umwe mu bantu b'abashakashatsi, rero ni n'umuntu w'umunyakuraje uzi no guhiga amafaranga. Rero n'uwo bakorana urumva ko ari ibintu byoroshye kuhita ubyumva gusa, ariko benshi batangiye kuvuga bati iyo nayo yaba ariyo mpamvu nyamukuru ishobora gutuma ibibazo byo mu muryango bishobora kuba ari ibyo. Abatangiye kubibona nko ku ma TikTok cyangwa se Facebook cyangwa se Instagram aho byamaze guhindura isura, benshi batangiye gushyiraho inkuru gusa, ariko mwitondere iby'izi nkuru harimo n'abashyiramo ibinyoma. Murabizi imbuga nkoranyambaga dukuraho byinshi bitandukanye haba harimo ibinyoma cyangwa se ukuri. Benshi batangiye kuvuga bati ni ikibazo cy'ubukene wenda uyu mugabo yaba yarahuye gusa, ariko ibyo byose nta gihamya gihari kibyemeza yuko ari cyo kibazo kuko kugeza muri aka kanya rero bita Muyango cyangwa se Kimenyi nta n'umwe wigize utangaza ibijyanye n'ibibazo bafitanye gusa. Ariko kimwe mu bintu byongeye kuvugisha abantu ndetse benshi banabyibazaho cyane ni uko bita Muyango wakundaga umugabo. Murabyibuka nk'iyo umugabo yagiraga anniversaire cyangwa se n'ibindi bintu bitandukanye, ni umwe mu bantu bamutomoraga amagambo meza cyane amwifuriza isabukuru cyangwa se agaragaza uburyo urukundo rwabo bari mu munyenga ukomeye cyane gusa. Ariko kugeza muri aka kanya bari kwibaza bati ese no kubera iki yaba atakimufollowinga cyangwa se ngabe cyangwa se ngo amafoto yabo cyangwa se video bari kumwe bibe bikiri kuri account ye. Ni kimwe mu bintu byaciye amarenga, benshi batangira kwibaza bati ese umubano w'aba ngaba waba utajemo agatotsi gusa. Ariko ni kenshi twagiye tubibona mu minsi yashize abantu babigarukaho benshi bakabitera utwatsi bavuga bati ni za nkuru zo kuri Facebook, ni za nkuru zo kuri TikTok cyangwa se kuri Instagram gusa. Ariko ibyo no munsi byo byamaze kugaragara byo bisa nkaho byaciye andi marenga akomeye cyane ashobora kuzana ibindi bintu mu minsi iri imbere bishobora gutungurana cyangwa se bishobora kubabaza by'umwihariko abakunzi baba ngaba gusa. Ariko nkwibutsa yuko uyu nguyu Muyango n'umwe mu bagore bamenyekanye mu gihugu cy'u Rwanda, akaba umwe mu bakobwa bakoze ibintu byinshi bitandukanye. Nkwibutsa yuko muri Miss Rwanda yitabiriye mu marushanwa y'ubwiza yabashije kwegukana ikamba nk'umukobwa uberwa n'amafoto, murabyuka neza cyane gusa. Ariko nyuma yo kwitabira Miss Rwanda yagiye agaragara mu bikorwa bitandukanye by'umwihariko muri entertainment, n'umwe mu bakobwa bavuzwe cyane gusa. Ariko twaje kumwumva yuko ari mu rukundo na Kimenyi Yves. Bidatinze nibwo twaje kumenya yuko atwite inda y'uwo bita Kimenyi Yves. Bidatinze baje kwibaruka umwana w'umuhungu ari uwo bita Kimenyi Miguel Yaris. Uyu n'umwana bafitanye w'umuhungu gusa. Ariko na Kimenyi Yves n'umwe mu basore bazwi mu gihugu cy'u Rwanda binyuze muri football, akaba ari umwe mu bakinnyi b'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Rwanda bamenyekanye ndetse banageze kuri byinshi. Yakiniye amakipe atandukanye nk'ikipe bita APR gusa. Ariko kugeza muri akanya barizwe mu ikipe ya AS Do Kigali. Uyu ntiyigize asezera ku mugaragaro umupira w'amaguru gusa. Ariko ni n'umwe mu bakinnyi bagaragaye mu ikipe y'igihugu, n'umwe mu bahanga bafite abakunzi benshi gusa. Ariko inkuru ye n'umugore we kugeza muri aka kanya yongeye kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse yongeye guteza urujijo bitewe n'uburyo bisa nkaho birimo agatotsi ndetse umubano wabo watangiye kuzamo ibintu bidasobanutse cyane, byatangiye guca amarenga ndetse benshi batangiye kugaruka bavuga bati yaba ariyo finale ya nyuma cyangwa se bikaba biri gukurura gutandukana kw'aba ngaba. Murabizi cyane ni kenshi tubona amakupure cyangwa se imiryango y'ibyamamare mu gihugu cy'u Rwanda isenyuka ari myinshi, na benshi batangiye kuvuga bati ese n'uyu Kimenyi Yves ndetse n'ubita Muyango byaba ariko bigiye kugenda gusa. Ariko abakunzi babo bari kuvuga bati byaba ari ibintu bidakwiye ndetse byaba ari n'ibintu bisa nabi. Benshi bakomeje kubasengera bavuga bati birabibyuya nibigere aho batandukana.
gusa ariko njye nagushimiye twari turi kumwe muri aka kanya njye nk'ibisanzwe ni Philox Aime, kanda subscribe ubundi usige comment na like, tujye tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye. Inkuru nk'izi ngizi nta hantu zisanga ni kuri Philox TV Show. Ndagushimiye cyane.